Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Duhereje Imana icyubahiro muri uyu mwanya aho uherereye hose. Fata umwanya wo kuzirikana ku kugira neza kw'Imana. Fata umwanya wo gutekereza uburyo ki Imana ari umukozi w'umuhanga. Jya ufata umwanya wiherere usenge. Jya ufata umwanya uhe Imana akanya mu buzima bwawe. Muri plani zawe zose zawe ujye ushyiramo umwanya w'Imana. Uvuge ngo umunsi ku munsi mfite amasaha 24, basi ndafata iminota 10 se nihererane n'Imana yanjye, nyibwire ibingoye ndetse n'ibinanije. Hereza rero Imana icyubahiro aho igejeje ikora. Hari ibyo yakoze warebye biragutangaza. Hari ibyo warebye uravuga ngo Mana warakoze. Aka mwanya hereza Imana icyubahiro aho uherereye hose. Wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, Imana ikumpera umugisha. Ndagushuhuje aho uherereye hose. Imana ikurebe neza, Imana ikwishimire. Tubanje Imana muri gahunda zose z'uyu munsi. Tubanje Imana hose muri byose. Tubanje n'Imana ku babisha bacu. Imana ihatugenderere kandi icogoze imigambi yabo. Imana ibitegereze bacikemo igikuba. Imana habe, Imana ihakubere nanjye hambere. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana yongere kugire neza nanjye ngire neza, itwuzuza umwuka wayo wera. Imana ishimwe. Iki gitondo rero nabasuhuzaga muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru twiyemeje ubuzima bufite umwuzuro, n'ubuzima bufite intego nziza, n'ubuzima bufite icyerekezo cyiza, n'ubuzima wowe ubwawe ugiramo uruhare, warangiza ugasaba n'Imana ikaguha imbaraga z'umwuka wera. Ubuzima bufite umwuzuro, icyambere cyo Imana yarakuremye, ariko kugira ngo ube mu buzima bufite umwuzuro twasanze ugomba kugira umubiri muzima. Umubiri muzima ni umubiri udakora ibyaha. Icyo ngicyo ugifate gutyo. Uwo mubiri uba ari muzima, ni nawo mubiri uzahindurwa ubwo Yesu Kristo azaza gutwara itorero. Uwo ni umubiri muzima, umubiri udakoresha ibyaha. Icya kabiri ni imibereho myiza. Imibereho myiza ni imibereho umuntu afite kuri iyi si, ukagira ibyo ukora ariko ukajya ugirira n'umwanya wo kwihererana n'Imana. Icyo gihe uba ufite imibereho myiza, kuko iyo wihererana n'Imana, Imana iguha icyerekezo cyiza. Imana yivanga mu byawe ukagira imibereho myiza. Rero umuntu ufite imibereho myiza arangwa no guca bugufi, akarangwa no kubaha Imana. Iyo urangwa no guca bugufi no kubaha Imana, ubasha kubana n'abantu amahoro. Icyo gihe ugira imibereho myiza. Icya gatatu, ugomba kugira umutima mwiza. Umutima mwiza uzawuhabwa nuko wuzuye umwuka wera w'Imana. Uzawuhabwa no kugira indangagaciro za kirazira ziba muri wowe, zizaguha kugira umutima mwiza. Umutima mwiza nawo umuntu awugira igihe cyose mu mutima we huzuramo imigambi myiza. Wigira imigambi myiza kuko igihe cyose ushishikarira gusenga no gushaka Imana, kandi ukagambirira ibyiza ku bantu, ukifuriza ibyiza abantu, ukifuza mbese yuko abantu bagubwa neza, kuko iyo abantu baguwe neza nawe ugubwa neza. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu bitatu ubyifuze kugira ngo ugire ubuzima bufite umwuzuro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, turasoma ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 10. Tusome umurongo wa mbere n'umurongo wa 2 gusa, birahagije. Twihuse, abantu muba muri bize, abandi muba mujya ku kazi, abandi mbese, ariko reka twihute. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Reka turebe ni ibyakozwe n'intumwa ibice 10.
tasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Titire y'ijambo handitse ngo marayika abonekera Koroneli. Koroneli yo uwo ni muntu ki? Reka twumve Koroneli yo uwo ari we. Hari umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo. Koroneliyo umenye ko yari umuntu nkawe kandi yabaga ahantu hitwa Kayisariya. Hanyuma umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari umusirikare nyine ndetse yari afandi, yari afite igikundi ayoboye. Imana ishimwe cyane, wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yego, aho hantu i Kayisariya hari nyine uwo ingabo zitwa Italiyana. Hanyuma rero yari umuntu w'umunyedini, yari afite itorero nkuko nawe urifite. Ngo yari umunyedini rwose afite itorero kandi ari afandi mukuru. Nta kintu cyo wakitwaza, icyiciro urimo cyose, niyo waba ufite amamiliyoni angana iki, niyo waba ufite amamiliyari angana iki, niyo waba urwego urimo rwose, icya mbere cyo ni ukugira ubuzima bufite umwuzuro, harimo kubaha Imana, harimo kubaha Imana. Koroneli uyu nguyu, ijambo riratubwiye ngo yari umunyedini. Nk'uko hano muri iki gihugu nta muntu mu banyarwanda, twebwe abanyarwanda usanga abantu bose bagira aderese y'itorero babarizwamo cyangwa idini babatirijwemo. Rero ahangaha na Koroneli ngo yari afite idini, ngo yari umunyedini. Ariko dukomeje gusoma izi nkuru, ngo wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo wubahana Imana, mbese yubahaga Imana agashyiraho no kubaha abo mu rugo rwe bose. Ntago nzi nimba muri wowe wubaha Imana. Ubundi hari ukubaha Imana, hari no gutinya Imana, hari no gukunda Imana. Sinzi ibyo bintu byose nimba byuzuzanya muri wowe. Hari ukubaha Imana. Kubaha Imana ni ukumva ko ishyizwe hejuru muri wowe. Imana ishimwe, ukumva Imana urayubashye, ukumva iri hejuru y'ibintu byose, iri hejuru y'imbaraga zose, iri hejuru y'ibifite imibiri byose, iri hejuru y'ifite ubugingo bwose, iri hejuru y'ibinyembaraga, iri hejuru y'ubutunzi. Ukubaha Imana, ukumva wubashye Imana muri wowe. Ubundi ubwo nibwo buzima, kubaha Imana. Cya kabiri ni ugukunda Imana. Iyo ukunda Imana, ukumva wikundiye Imana yawe, ukunda Imana kuko ugenda ufite ibihamya muri wowe, ugakunda Imana ugenda wibuka ibyo yagukoreye, ugakunda Imana wibuka aho yagukuye. Mbese iyo ukunda Imana uba ufite amateka yigukundisha. Iyo ukunda Imana uba wumva uharanira kuzayibona. Iyo ukunda Imana urayibona ukiri na hano mu isi. Iyo ukunda Imana mu mutima wawe uba wumva huzuyemo urukundo, ukumva urayikunze. Gukunda Imana, hari ukuyubaha no gukunda Imana. Ibyo ngibyo iyo uyubaha ukayikunda bigutera kuyizera. Imana ishimwe. Ngo rero Koroneliyo ngo yubahaga Imana, ngo akayubahana n'abo mu rugo rwe bose. Hanyuma dukomeje, ngo wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Birashoboka ko wowe, ngo Koroneliyo mu nshingano yari afite zikomeye, ngo yubahaga Imana. Imana ishimwe cyane, akayubaha hamwe n'abo mu rugo rwe bose. Ikindi ngo akagira ubuntu, akagirira neza abantu, akagerekaho ikintu gikomeye cyo gusenga Imana ubudasiba. Ntabwo nzi wowe, ushobora kuba usenga kuri Pasika no kuri Noheri, ushobora kuba usenga se sinzi igihe usengera, ariko Koroneliyo akubere icyitegererezo kizima, gituma ubuzima bwawe bugira umwuzuro.
kuko turi muri teme ivuga ngo ubuzima bufite umwuzuro. Koroneliyo ubuzima bwe bwari bufite umwuzuro kuko yubahaga Imana akayisenga ubudasiba, yubahaga abantu akagira ubuntu, akagirira neza abantu. Ubuzima bwa Koroneliyo bwari bufite guca bugufi mu mutima we. Ubuzima bwa Koroneliyo bwari bufite umwuzuro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nawe ndakwifuriza kugira ubuzima bufite umwuzuro. Nawe ndakwifuriza gufata Koroneliyo nk'icyitegererezo cyawe. Nubwo ukomeye, nubwo ufite amafaranga, ariko Koroneliyo ntacyo yari abuze kuko ngo yagiriraga abantu ubuntu. Ariko wowe urakomeje cyane. Wowe nta muntu waha n'ikiro cy'ibishyimbo, nta n'umuntu waha inusu y'isukari, ariko Koroneliyo agukore ku mutima, akubera icyitegererezo kizima. Urwego urimo rwose, Imana iguha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane. Imirimo y'Imana